Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro n'amakuru ya Kora TV show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe murasozwe na muhungu bawugura mwahugiranye mwite Krista intumwa Kristo. Uyu munsi rero nayandi makuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma yuko Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango ba FPR Inkotanyi anashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame urangwa n'imbabazi yamugiriye akaza gufungurwa. Bamporiki Edouard rero yasabye imbabazi ubwo hari hateraniye iyi nama. Ni byinshi byagiye bivugirwa muri iyi nama tugiye kugenda tuganiraho gatanu kuri gatanu hano kuri Kora TV show. Icyo ngusaba we ni ugukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru naguteguriye bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ese naye magambo yagiye agarukaho muri iyi nama, ese byagenze gute? Bimwe mu bintu Bamporiki Edouard yavuze bigatungura abantu benshi, byagenze gute? Ndagira ngo tubane gatanu kuri gatanu kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Reka nze tugaruke mu kanya turebera hamwe inkuru irambuye. Bamporiki Edouard yasabye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Ni mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro yahagurutse asaba ijambo avuga ko iyo ataza kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari kuba agifungiwe mu mageragere. Namwe mu magambo atangaje agira ati: iyo bitaba kubw'imbabazi nari kuba nari hano, nari kuba ndaho ibyaha nakoze amategeko yabyo agena, niho nari kuba ndi kandi nari kuba makwiye, ariko kubw'ubushishozi bwanyu no kubupfura bwanyu mushima kunkurayo bidasabye ko igihe nakatiwe cyangwa igihe cyagenywe cyuzura. Ndabibashimira cyane banyamuryango, banze mbashimire. Perezida Paul Kagame yahise amusubiza agira ati: nibwire ko ibyo byose wakoze wabivanye imisomo, ubu turareba imbere kandi tugiye gukora neza kurushaho. Bamporiki Edouard nawe nagutinza yahise amusubiza ati: ndabashimiye pe, uwo mugisha wo mu nteko rusange muyoboye niwo numvaga nifuza. Iyi nteko ndayibona nk'iriba nakwituramo nkavuka bwa kabiri. Umubabaro nateye abanyamuryango, hari ibintu umuntu avuga bikanasohora. Ndatekereza ko iri joro ndamutse nasinziriye najya mu ijuru kandi nishimye. Bamporiki Edouard yavuze ko yababaje abanyamuryango ba FPR Inkotanyi n'umukuru w'igihugu, ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakongera gusubira muri ayo makosa. Bamporiki Edouard kandi yashimangiye ko ibyo yahamije akanahanwa byabaye. Ati: nakiriye indonke mbikora nkanjye, nangira nsaba imbabazi, ariko numvaga atari imbabazi zanyu. Ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha imageragere ngo ngere mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi ngo mbone icyo mvuga. Ntabwo nzongera gusubira inyuma. Ku itariki 23 Mutarama umwaka wa 2023 murabyibuka, nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki Edouard afunga imyaka 5 akanatanga n'izahabu y'amafaranga miliyoni 30. Niba mubyibuka, icyo gihe Bamporiki Edouard yari yahamijwe ibyaha birimo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Kugira ngo ahanwe n'ibyaha hashingiwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yari yahawe n'umushoramari witwa Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden. Uyu mukire ndatekereza ko abantu benshi mumuzi cyane mu gukora ibintu cyangwa mu gutunganya ibintu by'amarikeri nka za American Gin, United Gin, Ingwe n'andi marikeri agiye atandukanye. Ubu busitani rero afite bwitwa Romantic Garden bukaba buherereye hari ku Gisozi. Ndatekereza ko abantu benshi bamuzi cyane. Aya n'amafaranga yari yahaye Bamporiki Edouard kugira ngo amuhuze n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali kugira ngo ibikorwa bye nibifungwe. Bitewe nuko ibikorwa yari kumufashamo bitari bihuye n'inshingano ze, byongereye iperereza bikagaragara ko Bamporiki Edouard ari we wamutanzeho amakuru ku buyobozi. Yarangiza akamwizeza kumufasha, ibyaha byahise bihindura isura. Yatangiye gukurikiranwaho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Iteka rya Perezida ritanga imbabazi ku bagororwa barimo Bamporiki Edouard rikaba ryari ryasohotse ku itariki 18 Ukwakira umwaka wa 2024. Ndatekereza ko mubyibuka. Ngaya nguko rero ayo niyo makuru ni nabategura ari kuvugwa ku kiganiro cyari kibaye hagati ya Bamporiki Edouard na
perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni byinshi byakomeje kuvugirwa muri iyi nama, abantu twabanye mu kiganiro cya kare, hari byinshi perezida yakomeje kugenda agarukaho mwagiye mwiyumvira, nko ku bantu bajya basabwa serivisi cyangwa bajya nko kubasaba serivisi ugasanga bibereye ku matelefoni. Ni amakuru nabagejejeho ku isaha y'isaa yine, ushobora gusubira inyuma ukayareba cyangwa ugakomeza gukanda subscribe kugira ngo bimwe mu biganiro dukomeze kubagezaho bijye bibageraho 5 kuri 5. Bimwe mu bintu perezida yakomeje kugenda agarukaho, yakomeje no kugenda nenga, ni imitangire ya serivisi ku bigo nderabuzima cyangwa ku bigo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyangwa ku mirenge wavugisha umuntu ugasanga yibereye kuri telefoni cyangwa akakubwira ko umuntu uraza kubw'iyo serivisi atarahagera kandi ari we akaba yanakubwira nabi. Ibyo bintu byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi cyane, ni ibintu bisanzwe ko bibaho, ahubwo abari kugira ngo abakibure. Bimwe mu bintu byakomeje kugenda bivugirwa muri iyi nama, byongeye kuvugirwa muri iyi nama, ni inzara yakomeje kugenda ivugwa mu karere ka Kayonza mu bihe bitambutse kubera ibura ry'amazi, izuba ryinshi, amapfa aratera. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Kayonza bagakomeza gutakambira abayobozi, birangira abayobozi nta kintu babafashije. Ariko abo bayobozi, yaba visi meya, yaba meya, yaba ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, bose bakaba bareguye. Ngaye nguko rero ayo makuru nyine naguteguriye agezweho kuri uyu munota. Dukomeze kubana mu biganiro bitaha bya Kura TV Show n'amakuru tuba twabateguriye. Munyemerere, bamwe mu bantu mutabonye video perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari gutangaza ku mitangire ya serivisi, ari kugaya bamwe mu bayobozi ujya kwiyambaza, cyangwa bamwe mu bantu usanga ugiye gusaba serivisi bagahita bigera ku matelefoni cyangwa bakakubwira ko atari bo babishinzwe, ari kubagaya. Tuyisigemo. Mbere yuko nyisigamo rero, reka mbanze ngusabe kugira ngo ukande subscribe hano kuri Kura TV Show kugira ngo bimwe mu biganiro n'amakuru mba nabateguriye bijye babageraho 5 kuri 5. Uyu munsi ni tariki 20, murabyumva ko ukwezi kuri kubura iminsi 10 kugira ngo twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2026. Dukomeza kwagura umuryango mugari wa Kura TV Show, mukomeza gutanga ibitekerezo kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho 5 kuri 5. Ari ikibazo, ari igitekerezo, cyangwa ukuntu twakoranye umwaka, ari inyunganizo ushaka kuduha ukuntu twazakora umwaka utaha, watwandikira muri comment cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni tuba twapininze. Asigaye Imana ikomeze kubandindira. Mbifurije umwaka mushya muhere, mbifurije Noheli nziza, mbifurije bonani nziza. Ewana, buri kimwe cyose Imana ikomeze kubasakazaho umugisha, kandi dukomeza gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, dukomeza kubana neza, kubaka ubushuti, kandi dukomeza gushyigikirana. Murabizi Abanyarwanda icyo twatojwe ni indangagaciro. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Yari wa muhungu bahugura mwahugiranye, mwite Krista, intumwa Kristo. Dukomeze kubana mu biganiro bitaha bya Kura TV Show. Ciao ciao. Aho ngaho yibereye kuri telefone, arakora ibyo akora, sinzi ibyo ari byo. Kwicaraho ukamusaba serivisi akaba yanagutuka rwose. Nubwo yicaraho tegereza, cyangwa wagomba kubiguha ntahari, genda. Ndetse abo baturage mugira mutyo rwose wampa, kubera ko wampa ngo bishyire hamwe baze bagukubite rwose, bakagira uruhande bagashaka inkoni bakaza bakagukubita. Ariko ngiye kamabwiye, iyo wamenye ndamukubita rwose, ntabwo wamenye ko ari ibyo ngibyo mujyaho mukamutetesha, ariko iyo namumenye ntarara.